Kameze neza. Njyana. Buretse ariko we kubugira. Tugende rero. Ngiye none akajyo. Barakajwe n'ikizi. Abandi bana babonye ukuntu bari bishimye. Abandi bana babakoreshereza anniversaire ngiye naguheruka kwinkoreshereza gusura nkunda. Mbwira ejo dite duhindura itariki y'amavuko nanjye nyigukoreshereza. Dutumire inshuti n'abavandimwe tuyifetera. Ibyo tubireke. Akobe. Buri munsi ndakwinginga ngo nyereka ahantu tuye. Ukanga kwanyereka. Tuzajya dukundana ntazi naho uba koko. Sheri. Uko uragira ngo uzajye kukwereka muri ghetto mubwire ngo mbahangaha. Erega buri abantu dukodesha ntabwo tuba dufite adresse ngo mvuge ngo mbahangaha. Nyine tuba ducumbitse. Ndimo ndubaka inzu ijyanye na we. Ubwo bivuze ikirere yuzura mpita ngukora surprise ariko kuba ufite inzu nziza nk'iyo ngiyo ufite n'umugabo ugukunda nkanjye. Sure. Sheri nibyo? Yeah. Ndumva iyi munsi ndakuraza. Ni ukuri kw'Imana. Sure. Cyane. Urabyemeye? Ariko tutagiye muri geti wanjye. Ngashaka Samuel nyine turu. Kubera ko mfite cyakado kigira amagambo rero harigenzana nk'abashyitsi. Ugasanga yanishije umutwe none urabonye nzanye umuntu w'icyuki nkawe. Umva yavugishwa ashaka ahantu tujye. Cyane tumva bigize sheri ubundi uru wanjye ndo wawe nta kintu nakwima be. Ahubwo ugira uti narakuremewe nawe urandemewe. Cyane. Yo mpamvu nshimira Imana tugende rero. Ubundi ni uwo mugore ureke cyarine cyajyaga kinkesha umutwe. Tugende. Sheri numvisha neza. Numvisha neza. Sheri ngo cyane. Secyo kikobwa mvugishijwe nkavuga rero. Igikobwa twakundanaga kera. Sheri uko twakundana ngifite imyaka nka 15. Cyarangiza kikanyanga ngo ndashaje. Wowe urabona nshajera. Sigaye mparika. Jewe nguharika. Jewe mbanda nguharika. Kuguharika ni nko guharika umutima wanjye. Ubwo se ni gute nahari ku mukobwa nkawe useka umwijima umucyo ugatamuru. Sheri n'ukuri ko wari unteye ubwoba nari nagiye kuvuga ngo Mana we shira siganci inyuma Mana. Sinaguharika nubwo Imana zaba magana. Sinanabitinya. Imana yakunzaniye yarakoze. Byano byose haba bigize umwanda. Urabemeza bite? Ashariki. Kankubaza. Winjira hano muri urugo izi saha ni wawe. Azi ko umaze kwigira umugabo muri uru rugo mbibonye. Baso nyihanganira natinze ku ishuri kubera barimo narwaye abana twigana byabaye ngombwa ko tujya kubaso. Ibyo nta munyeshuri utabibeshye. Mpereza urufunguzo rwanjye. Mpereza hano. Ase ko bigize intambara bro. Ntabigira intambara mpereza. Ubusizi kigiye wavuga ko urumva umaze gukura. Mpereza hano pundira ngaka yari yarwaye ntabishaka. Simusigaye igise n'ibiki bro. Gusigaye ugira umushiha byataye. Hasi uwo ni umushiha kwinjira izi saha. Hasi kugusobanurira hari ibintu birenze. Murasura saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Okay, I'm sorry boss. Ibyo tubyihorere. Ubundi narinzi uko ndi bukubwire byinshi birenze ibyo ntakubwiye nawe wibwire. Ni wongera. Hako nta nubwo uzongera kuko ntabwo uzakomanga ngo ukingure. Ntuzagukingura tuzabona. Gusa mu gitondo naza kubuza. Hari amafaranga y'ishuri nari nkeneye. Urabese ko ntarabigeza kwishyura yose.
tegereje nsanga bari yari nanze kwirirwa nkubyutsa ndavuga ni bure wasanga biraye mu kinyana none ndabireka. Ariko icyo kinyamuncyurira buri munsi niba nciye ku bavandimwe barimo bararisoma nka ngusoma uducupa 2 cyangwa 3 ibyo nibyo mwita ikinya. So ubundi mwari mwabona umuntu uri mu kinya. Ariko ntabwo wakatashye urwana ubwira nari madame. Ndwana nande se? Simba muva muraramuto. Akondereka nkubaze Rike. Uriya mugore umufitiye impuhwe. Ntako ntazimugirira kuko ukuntu umufata wagira ngo ni ipunda yawe. Ipunda. Umufata nabi ukuntu umufata ntabwo ari byiza. Rero none reka nkubwire sibyo umaze kuba umugabo biragaragara niba warujuje ragakoroboye singuriya uzagende nyine umwite izo mbabazi ntamwereka uzimwereke hanyuma ungabanye urwaserera sibyo ikindi ese uri ko sigaye mbona hari ukuntu ubundi usigaye wona mureba shaho ukamwenyura ibintu uri gukeka ntabwo ari no umugore wawe ngomba kumwubaha uramwubaha hanyuma se ko njya mbona umureba ukisetsa ubusekire maze nawe kabucoye akenyeye n'ubusume n'ubutenge nabyo nzabivimuzi nzamenye niba ariyo mpamvu usigaye ushaka kunyurira hanyuma iby'amafaranga byo ubwo mu gitondo ndayaguha ariko ntuzongere kuntumaho hari niba ushaka ibintu bigenda neza kuko niba hari abantu basigaye bambowa aza kwisonga abonye utundi tubishes turamaze cyo bikureba wiki Nanjye ndi gawe naza wesa kuzahagu kugende murararana ibintu byose kira kitu abagufite arya uko kwikarakasa kwigira intare muri uru rugo ashatse yakugira utyo ugatoragura amashashi mu muhanda n'umugore wawe mufatanije umugambi rero nta mugambi ntawe ariko mba nkugira inama nawe babonye kuba intara ahangaha nese ukeka ko ubwo bukobwa yivugisha iki wabona umusimbura bambonanye nabwo se amagara rero nyirashyano hanyuma aze tuvugane nanjye nigire kuryama ibindi bireke uri mu nyirashyano nyirashyano wese kandi uzabagore bangese muri ubu narine nyine umugore we niwe utanyira kimbara utazi n'izina sigaye ni nyirashyano yamwe ushatse wareka ibyo bintu kwigira umufata neza umugore wawe uzisenyera ko ndi wakubwiye ngo umbe ubundi se ukwiye kungira inama wowe ukomeza ugira ubaganje ari nzaguse biteze iso none se imboga ntabwo zirashya mboga mabusha wagwa akazi nkako mfite we waba wanaziteretse aho kuzikata wabirangije reba hano ndafata ibi bikate neza shyireho kano ka design hari umukozi rwakora ibintu nk'ibi ngibi wewe wawe nzamura ibi ngibi mbikate neza ewana ibintu byose none ngo ntabwo nabihishije ko se wakiwe wakibura bwenge ibi ngibi bikora design bijyana mu gifu batabanje kubikanja mabusha bashaka gushimisha boss buri kumva yo boss ameze neza yishimye mba numva ibintu byose bimeze bien ushimishe nde boss hanyuma se gende iki wowe uri mabusha kazi akumana nyakasa ibyo muri urugo nge bijya no kundambira n'igikozi kije ngo boss nka mabusha kazi tunganya ibyo tunganya none ngo ari muri salo ategereje ko ibyo biryo bigera ku meza turabigenza dute noneho asiko numva mwasarishije byagenze bitanu ndebera nawe Rick reba kuva umugoroba wose ngari marategura ngo ibirungo ngo nimboga none ntibiranatunga nta mugabo koko ndabigenzane azaje asigaye mwiriye tabe mari mari be biterwa n'akazi k'umuntu aba afite uzi gemba mba nabyutse kugeza muri uyu mugoroba na uzi n'ibindi boro yasarishije niba yanyweye iki niba yanyweye muri turi eba yari yamavubi arambwiye ngo ni impamagare nyirashyano ze hano jewe nyirashyano
cyangwa umuntu urwaye gusa gutyo yaba nari nanarwaye byibura ufite ikihe kibazo se reka mubwire Sora n'inshuti yanjye noneho urugo rurananiye pe kuki rurananiye umugabo wanjye yarahindutse Mbanda yabaye Mbanda ntago akiri Mbanda wari uzi kuki Mbanda yarahindutse simbyumva cyangwa hari ibibazo afite mu kazi cyangwa muri famiye ukaba utarabasha kumwegera byibuze ngo muganire akubwire kuko ntabwo mbyumva Mbanda ko yahinduka. ariko se Sora niyo wagiye ikibazo mu kazi koko waza utura ibibazo by'akazi umugore wawe ukaza umukubita umubwira namwuka inabi ibintu byose ahangaha ni ukumenagura nta kintu kizima kikiba ahangaha ninde wakubiswe ni njyewe ninde watutswe ni njyewe ninde ugeze ku rwego rwo gukubitwa ntabwo wabyumva kuko utaba muri uru rugo reba aho ibintu ahantu bimaze kudogerera tekereza aho umugabo yitse tugera mu cyumba tukaryama akaryamira nkaryamira agita kukubitamo kuvurori hagati kamubwire gerageza umwumve umuhe igihe nataha nyine ari uwo nguwo umaze iminsi ubona uce bugufi wenda azagera igihe avuga afunguka akubwira ikibazo gihari yaricaye arambwira ngo nta kinshaka ngo niyo mwicaye iruhande ndamunukira ngo niyo ndeba isesemirabira urumva ko bigeze ku rwego rwo hejuru ntacyo ntakoze pe ngewe uru rugo ngiye kuruvamo nigendere umva nkubwire utazakora iryo kosa uzasohoka undi yinjira nta mugore ucyahukana ubu ngubu kuki none se nkora iki gerageza kora uko ushoboye muganirize n'ibyanga uhamagaze imiryango umenye ikibazo afite ariko ubuze kwizirika ku muntu akubwiye ko atagukunda umuntu ugira tekereza ahantu umugabo wagushatse mwishakaniye mukundana akakubwira ko atagikukunda kandi unamunukira urumva hasigaye iki yambwiye ko ngo hari ibyuki ngo hanze aha ngo byiza cyane urumva hari ibintu bigeze birakomeye umva uramenye sinakugira inama yo gusohoka mu rugo nta mugore muzima ufite ubwenge ucyahukana urarusohokamo abandi barwinjiremo urabukoze iki uru rugo wararuvunikiye warugezemo nta kintu kizima gihari reba urwego ugezeho nurangiza urusohokemo twavuze ibintu byinshi nibagirwa no kukwakira yego ko nta kibazo ntakiriza mvuye mu rugo mu kanya nta kibazo rwose ahubwo kamubwire nubwo ubona ibintu byanze sibyo reka dukore iyo bwabaga hasi dushaka imana byuza tujye gusenga byibuza turebe ko hari icyo hahinduka ubu imana yakemura ibibazo by'uru rugo yego Yesu ugeze kuri urwo rwego nta kintu kijya kinanira imana se bigeraga make ajyaga bigira intambara ngo sinasura nakubwira ko ngo tujyana ahantu ubona wabyanze home nanga welcome cyane murakoze ndatinya kugusura ko nari nzi ko wibana nabone twa mu rugo reka njye ntinya gusura abasore baba muri ghetto ariko abatipe baba muri ghetto kuki mutinya kubasura cyangwa ari umuntu wigeze gusura gukocora Riki oya ntabwo bimeze ariko nyine tugomba kwirinda ibyatuzanira ibibazo ariko turi abantu bakuru bagomba kunsura wisanzuye ahubwo njya numvaga imana ngo yumva abagore cyane n'abakobwa uzayinsabiriza ntiwanjye muri ujya unsura twisanzuye ibintu ari fresh si byose ngomba kubisengera nyine kabigira vuba vuba okay anyway wambaye neza akabana ndagakunda Niki ufite umwana nyagasani ikaze wacu mama maze sinari nzi ko uhari kuko mana yanjye ndi mu turimo hirya mu bikari ntabwo nawe wabaye umwana mubi kuki twabonye umushyitsi ntuze no kumurya akazi so yitwa Alliance ni ufite wanjye turiga ese kutakiriye umushyitsi tuba dufite story nyinshi turi guteraterana rero mbamukomeye ariko ndugeraho mwakire nta kibazo reka mbiyakirire ahubwo se bamupura faci ntagaragire wapisha nashaka bavumye yongeye amagaze imbere mba numva ngiye gusara sinkubeshye kwiga nagiye kigera nkumva kwiga mbigeza aha ngaha bizi njye niyo mpamvu umuntu asigaye ari karota rwose ntiyasabe wewe ubona umushyitsi ntuza ngo mwakire ku mwana yanjye uyu mwana akaba oranje wowe ngiye kuzana agafunguro
urakoze. Shira mama naramuzanye ndamwikunda. Mama ni imfura urabibara se ahubwo urabizi ndamwikundira n'umwana mwiza ahubwo garafurere wanjye shamufate nabi aragiye amutoteza mvuga birambabaje nkumva namukubita bizeye shaka tuzo nkabyihorera Ese amutoteza gute? shaka nkabuze aragiye ngenderwa nkumva birambabaje garafurere nzamurya ingumi basi nkikaruma. Niko abantu beza bamera ntabwo bahirwa na sinzi impamvu abamama beza bitonda